Zaburi ya 48. Indirimbo. Zaburi ya bene Kora. Uwiteka arakomeye, akwiriye gushimirwa cyane. Mu irembo ry'Imana yacu, ku musozi wayo wera, umusozi wa Siyoni uri ikasikazi, uburebure bwawo niwo byishimo by'isi yose. Ni rwo rurembo rw'umwami ukomeye. Imana yimenyekanishije mu nyumba zo muri rwo ko ari igihome kirekire gikingira abantu. Dore abami barateranye, baranyuriraho hamwe, bararureba baratangara, baratinya bahunga vuba. Guhinda imishyitsi kubafatirayo, no kuribwa nk'ibise by'umugore uri ku nda. Umuyaga uturutse aho izuba rirasira, uwumenesha inkuge z'i Tarushishi. Nk'uko twumvise niko twabibonye mu irembo ry'Uwiteka Nyiringabo, mu irembo ry'Imana yacu. Imana izarukomeza iteka ryose. Mana, twibukiye imbabazi zawe hagati mu rusengero rwawe. Mana, nk'uko izina ryawe riri, niko ishimwe ryawe riri ukageza ku mpera y'isi. Ukuboko kwawe kw'iburyo kuzuye gukiranuka. Umusozi wa Siyoni unezerwe, abakobwa ba Yuda bashimishwe n'imanza zawe zitabera. Muzenguruke Siyoni, muwugote, mubare ibihome byawo. Mwitegereze cyane inkike zawo, mutekereze inyumba zawo, kugira ngo muzabitekerereze ab'igihe kizaza, kuko iyi Mana ari Imana yacu iteka ryose, niyo izatuyobora kugeza ku rupfu. Haleluya.